twongeye kuba ikaze mwese mukurikiye televiziyo Rwanda ni mu kiganiro izingiro ry'ubukungu. Ko rebabwiye rero tugiye kwinjira mu ngingo irebana n'uburyo hari amahirwe ari mu gihugu yashyizweho mu nzego zitandukanye, ariko by'umwihariko turajya mu rwego rw'imari turebe ibigo bito n'ibiciriritse ibizwi nka microfinance, icyo bari gufasha abajene ndetse n'urubyiruko cyane cyane abatuye mu bice by'icyaro kubona amafaranga yo gutangiza ubucuruzi. Turebeye hamwe rero raporo iheruka yiswe Finscope, batwereka ko by'umwihariko ibi bigo bito n'ibiciriritse by'imari biri hirya no mu gihugu bigaragara ko ababyitabira cyangwa se abafunguzamo konte mu mwaka wa 2024 babarirwaga ku 8%, mu gihe mbere yaho muri raporo yakozwe mbere bari bayiri ku 9%, ariko wareba by'umwihariko bitabira kwizigamira bakoresheje ibigo by'imari bito n'ibiciriritse ubona ko bari kuri 5% ugereranyije umwaka wa 2024 ndetse n'umwaka wabanje wa 2020 nta cyahindutse. Ariko by'umwihariko waza kubirebana n'abafata inguzanyo cyangwa se aho n'amafaranga yo gukoresha mu buryo butandukanye, harimo n'ibyo twavugaga birebana no kwiteza imbere ukora umushinga w'ubucuruzi cyangwa se no kwiteza imbere mu bindi bitandukanye. Abafashe inguzanyo muri ibigo by'imari bito n'ibiciriritse babarirwa biragaragara ko babarirwa kuri 3% mu 2024 mu gihe bari bavuye kuri 2% mu 2020. Iyi ni raporo yiswe Finscope ikorwa by'umwihariko igamije kugaragaza aho urwego rw'imari ndetse na serivisi z'imari uko zigenda zigera ku baturage. Nanone turebeye ku yindi figa igaragaza ko ibi bigo bito n'ibiciriritse bikunze kugera ku bantu bari hagati y'imyaka 31 na 45, ariko abenshi muri bo bakabakora ibikorwa byiganjemo iby'ubucuruzi. By'umwihariko rero ikindi kigaragara nuko mu myaka ho bigaragara ko harimo abajene, ariko kugaragara ko harimo n'abantu bari kugenda basatira zabukuru. Ariko by'umwihariko tuvuze ibikorwa by'ubucuruzi hazamo n'ibikorwa by'ubuhinzi byumvikane neza, ndetse na serivisi tutibagiwe n'ibindi bikorwa birimo inganda nto n'iziciriritse. Hanyuma rero wareba mu bice by'icyaro nkuko nabivuze ntangira, bigaragara ko serivisi zirebana cyangwa se zitangwa n'ibigo bito n'ibiciriritse, igice cyo mu mujyi nicyo gisa nkaho kitarimo benshi, ariko wareba igice cy'icyaro ubona ko ari 54, wagereranya igice cy'umujyi ukabara ari 46. None wareba ku bagabo n'abagore haracyarimo icyuho, bigaragara ko abagore aribo bagerwaho ni serivisi gake ugereranyije n'abagabo, ko abagore kuri 40 mu gihe abagabo ari kuri 60. None wareba icyuho gihari hagati y'abajene ndetse n'abakuru, ubona ko abajene bo bari kuri 33% mu gihe abakuru nabo bigaragara ko bari hejuru yabo. Iyi ni imibare y'ingenzi igaragaza ibyavuye muri raporo yiswe Finscope 2024. Niyo raporo iheruka, akaba raporo tuba tugenderaho irebana na serivisi z'imari uko zigenda zegera abaturage. By'umwihariko tukaba turi kuvuga ku bigo bito n'ibiciriritse uko byegera abaturage ndetse cyane cyane abari mu bice by'icyaro. Mu nyemero twakira abatumirwa rero bagiye kudufasha kumva neza uruhare rw'ibigo bito by'imari n'ibiciriritse. Mereye kuri Bwana Jackson Kwikiriza, uyu ni umuyobozi w'ihuriro ry'ibigo nk'ibi ngibi cyangwa se ibigo bito n'ibiciriritse mu by'imari. Ni Bwana Jackson Kwikiriza, tubaye ikaze. Murakoze cyane Placide, turashimiye. Yego. Twishimiye kandi kwakira na Christian Salifu, uyu ni umuyobozi w'ikigo cy'imari iciriritse cyitwa Asa International Rwanda PLC. Tubaye ikaze Bwana Salifu. Murakoze cyane Bwana Placide. Yego. Twese wenda tukajya kuri Kwikiriza uyobora iri huriro ry'ibi bigo, turifuza kumenya ubundi twavuga ko ibigo by'imari biri kugira cyangwa se biri gukora iki kugira ngo bikomeze iyi mibare twabonye hari icyuho bibashe kwizamura, kugira ngo by'umwihariko aba bantu turi kuganiraho abajene n'abagore babashe kuba nabo babona serivisi z'imari. Murakoze cyane Placide, katubane tubashimire, dushimire ubuyobozi bwa RBA baba baduhaye umwanya kugira ngo dushobore kuganira n'abanyarwanda yaba bari mu gihugu cyangwa hirya no hino ku isi, kugira ngo bashobore kumenya gahunda zihari, kandi tubifurije n'umwaka mushya muhire. Ngira ngo muri uyu mwaka nibwo tuje hano kugira ngo tuganire n'abanyarwanda. Nk'uko wari ubajije rero, ibigo by'imari birimo birakora iki, ndetse Amiri ubwayo irimo irakora iki, kuko ni ibigo bibiri bifatanya. Ikintu cya mbere ibigo by'imari birimo gukora hirya no hino, n'abanyarwanda batwumva n'abandi batwumva babanze bamenye ko nutajya gushaka serivisi mu kigo cy'imari uba wirenganyije, kuko impamvu ya mbere ikigo cy'imari kiba cyaragiyeho no kugira ngo gitange serivisi ku banyarwanda bari mu byiciro bitandukanye. Baramutse batagiyeyo icyo kigo cy'imari ntabwo kiba gihari. Ariko kugira ngo abo banyarwanda bashobore guhabwa serivisi, hari ikigo cy'imari gikora. Icya mbere ni ukwegeranya imibare nk'iyi ngiyi utweretse. Nubwo Finscope ari ubushakashatsi bukorwa ku rwego rw'igihugu, ariko burya n'ikigo cy'imari kugira ngo gishobore gutanga neza serivisi
mu bakiriya bacyo batandukanye nuko kibanza kigakora ubushakashatsi kikamenya bari mu yihe mirimo, urubyiruko ni bangahe, abagore ni bangahe, abari mu makoperative ni bangahe, bakora imishinga ni bangahe, ese ubundi iyi mirimo ni iyihe. Iyo bamaze kwegeranya iyo mibare rero hakurikiraho icyiciro cya kabiri cyo gutegura serivisi cyangwa se mu cyongereza bita product. Twabonye abadamu bari mu buhinzi, twabonye urubyiruko bari mu gutanga serivisi. Kubw'iyo mpamvu reka dutegure serivisi zijyanye n'iki cyiciro, ubwo hagakurikiraho noneho gushyiraho serivisi zitandukanye zigamije gufasha ibi byiciro by'abanyarwanda kugira ngo noneho baje babone amafaranga. Icya gatatu gikurikiraho noneho ni ukubongerera ubumenyi. Buriya n'ibigo by'imari ubwabyo nabyo byongerera abakiriya babyo ubumenyi kugira ngo amafaranga babonye bagende bayakoresha icyo bagombaga gukora, bakabongerera ubumenyi, akajya kubona ayo mafaranga yamaze kumenya uko ayakoresha n'uko azayishyura. Icya nyuma navuga ni ikijyanye noneho no kumenyekanisha ibyo bakora hirya no hino, nk'uku nguku mwadutumiye aha ngaha, tukajya kuri radiyo zitandukanye, kuri televiziyo, tukandika hirya no hino, ariko tugahura n'abanyarwanda hirya no hino, tukamanuka tukava muri office tukamenyekanisha serivisi dutanga. Icya nyuma rero ni ukumenya ese niba abakiriya bacu baje bagafunguza konti tukabaha amafaranga, ese koko barayakoresha ibyo bagomba gukora, ibyo twita monitoring and evaluation. Kumanuka tukagera noneho tukagera mu mirima, tukagera mu bworozi, tukagera mu bucuruzi, tukareba koko niba bakora ibyo twagomba gukora. Kuko buriya microfinance cyangwa se iyi serivisi yo gutanga serivisi z'imari iciriritse ntabwo tureba gusa ku nyungu, ahubwo tureba imibereho n'uburyo ubuzima bw'abantu bwazamutse. Ibyo nabyo biradufasha. Ku rwego rero rwa Amiri nk'ishyirahamwe rihuza ibigo by'imari, twebwe noneho turengaho aho ngaho gatoya, tukagerageza noneho gushakisha abafatanyabikorwa, tugashaka amafaranga aturutse hirya no hino kugira ngo aze yunganire ayo ibyo bigo by'imari bifite, kugira ngo byibuze dushobore gufasha abanyamuryango bacu cyangwa se abakiriya babo babone amafaranga byibuze adahenze, cyane cyane ku rubyiruko. Ibyo rero nibyo dukora, nibyo dukorera hamwe, nibyo dukora umunsi ku wundi, kandi akazi urabona ko karimo kagenda neza. Urakoze cyane Jackson. Hanyuma ngarutse kuri Christian, nkamwe mu gihe mumaze mukora n'abaturage muri rusange, mubona umuco wo kwizigamira ndetse no gusaba inguzanyo abaturage babibyaza umusaruro, cyangwa se uwo muco uri kugenda winjira, cyane cyane ko tubona n'imibare igaragaza ko ibigo by'imari bito n'ibiciriritse nibura hari aho biri kuva n'aho biri kugana, cyane cyane mu gutanga serivisi z'imari, yaba ari ukwizigama ndetse no gusaba amafaranga cyangwa se gusaba kredi, bakaba bayikoresha biteza imbere. Murakoze cyane Bwana Placide. Mbere na mbere nagira ngo mbanze mbashimire kuri urubuga mwaduhaye kubashira kwaza kuganira namwe, nashimira n'ubuyobozi bwa RBA kuri umwanya muduhaye, nanifuriza abanyarwanda umwaka mushya muhire. Ikiganiro mwazanye ni ikiganiro cy'ingenzi cyane, ku buryo mu myaka tumaze nka ASA, mu myaka 9 tumaze mu Rwanda, ikintu twagiye tubona nuko hagiye habamo impinduka mu myumvire n'umuco wo kwizigamira, ariko urugendo ruracyari rurerure. Gusa turabona ko abaturage batangira kumva impamvu bagomba kwizigamira. Aho birehereye nuko byibuze umuturage yumva ko amafaranga uko babivuga ntabwo akeneye kuyabika mu munsi y'umusego. Byibuze umuturage yumva yuko agomba gufata amafaranga amwe mu yo yungutse akizigamira. Icya kabiri ni kugira ngo tubigishe ko kwizigamira ntabwo uzigama ibyo wasaguye, utangira kuzigama guhera igihe utangiye kunguka. Rero niyo myumvire tukomeza kwigisha abaturage, ko hari kazi imwe twagiye tubona usanga umuturage yumva ko agomba kuzigama ibyo yasaguye mu gihe akagombye gutangira kuzigama mu gihe atangiye gusarura. Aho tufasha umuturage rero nihe dufasha umuturage mu kubasha d'abord kubegera aho bakorera. No muri ASA umwihariko wacu dufite amashami 37 mu gihugu, byibuze muri buri ntara yo mu gihugu dufite ishami rimwe. Rero impamvu twafashe methodologie ni kugira ngo tubashe kwegera umuturage hari. Umuturage nibimusabe gukora urugendo rurerure kugira ngo azigame. Icya kabiri ni kugira ngo nyuma yo kugeza serivisi zabo aho batuye, icya kabiri ni gukora ubukangurambaga tubigisha uburyo bagomba kwizigamira. Ubigisha gute rero kugira ngo bahereze produit cyangwa amakonti yo kwizigama, aho umukiriya ashobora gufata amafaranga akizigamira.
ubu rero hari ubundi buryo twagiye dushiramo navuga bwa incentives, ikintu kibashishikariza gukomeza kuzigama, aho usanga hari inyungu runaka tubahereza ashobora kugera no kuri 6% ku mafaranga bizigamiye. Kandi iyo nyungu rero kugira ngo umuturage akomeze kumva ko amafaranga yizigamiye ari umusaruro wavuyemo, iyo nyungu tuyabahereza buri kwezi. Rero urumva iyo ari amafaranga washizemo 1,100 ukabona 1,100 biguhaye 10,000 buri kwezi, naho bigukomeza kugushishikariza kwizigamira. Buryo bwa gatatu rero tubikoramo ni muri partnership cyangwa mu gufatanya n'inzego zimwe mu nzego dufatanya nabo ni inzego zidashamikiye kuri leta, ibyo bikunda kwita ONG. Bari ama ONG amwe twagiye tubona afite porogaramu zo gufasha abaturage kwizigamira. Rero baba bakeneye partnership rero n'ibigo by'imari kugira ngo tubashe kugeza izo produit kuri abo baturage babashije gukora ubukangurambaga bwo kwizigamira. Kandi twagiye tubona umusaruro mwiza uko imyaka yagiye igenda. Nkuko rero nabivuze, hari impinduka kandi iracyakomeza. Gusa hari intambwe nziza twateye n'uburyo no mu bufatanyabikorwa hamwe na association yacu ya Amire hamwe n'abandi bagenzi bacu bo muri secteur ya microfinance, tugenda tubona impinduka uko imyaka igenda. Murakoze. Jackson, wenda iyo tuvuga kwizigamira, wenda kugira ngo tubone no gukomeza kwizigamira, abikomojeho kwizigamira ahantu bumva ko ari ibintu bikorwa n'umuntu wabashije kugira icyo asagura, yabonye uwo musaruro, yabyise umusaruro, kuri twe tubyita amafaranga. Yego, wabonye amafaranga winjije wenda mu gihe cy'ukwezi cyangwa se mu gihe cy'icyumweru, ukabona ntago ahagije, ukabona mu byo ukeneye ntabwo biri guhura n'uwo mubare w'amafaranga ufite. Ibyo bintu ubisobanura gute umuntu kugira ngo yumve ko kwizigamira bitareba umuntu wasaguye? Murakoze cyane Placide. Reka mbanze mbwira abatwumva yuko mbere yuko tuvuga no kwizigamira no kubaho mu buzima busanzwe bisaba kugira discipline. Kandi discipline iravuna. Kubyuka ukajya gukora siporo buri munsi warabyiyemeje ntabwo byoroshye. Kujya kwiga amasomo akomeye kugeza igihe uzatsindira ntabwo byoroshye. Iyo utagize discipline muri icyo gikorwa ntabwo bigeraho. Kwizigamira rero nabyo bizira noneho muri uwo murongo, bisaba kugira discipline ku giti cyawe na mbere yuko utekereza ibindi, kuko ntabwo byoroshye. Umuntu ntabwo yaza hanga muri studio ngo avuge ngo kwizigamira biroroshye, twaba tugiye kubeshya. Ariko ni cya kintu wumva uvuga uti ndizigamira kugira ngo bigende bite. Mbere yuko utangira kwizigamira kugira ngo uzumve bwa buremere koko ushobora kubushobora, no kubanza kumenya impamvu mbere na mbere. Avuga uti aya mafaranga yanjye ndayashyira ngaho ngo bigende bite. Iyo wamaze rero gushyiraho iyo mirongo ndayabika kugira ngo bigende bite, noneho birakorohera. Ayo waba ufite ari yose, ibyo waba unyuramo byari byose. Reka izo mpamvu ngire nk'izo nanga kugira ngo nze kuvuga neza icyo bisobanuye. Amafaranga iyo waba winjiza ari yo yose, biragusaba ko ugira amafaranga ushyira uruhande kugira ngo nihagira ibihe bizaza wowe udafitemo uruhare, ayo mafaranga azagufasha mbere na mbere. Abanyarwanda batwumva, abandi batwumva bazi ko hari igihe twigize kugeramo ari nta muntu ujya ku kazi, uri mu rugo gusa. Ariko akazi wakoraga yenda ni ugutwara igare, ni umunyonzi. Akazi wakoraga ni ukujya muri salo ukajya kogosha abantu, ni gutwara moto. None nta muntu ukigenda. Ariko muri ya mafaranga wabonaga kubera ko koko wari uyakeneye, ibikeneye amafaranga biba bihari byinshi, ukayakoresha ukwaje. Icyo gihe nikigera uri bumare iminsi 30 mu nzu, uzabigenza ute? Icya mbere rero gituma wizigamira ko byasuka ariko kose ni ya minsi iza utayiteganyije. Y'uburwayi, kuvuga ngo tugume mu rugo haje ikiza runaka, yaba ku giti cyawe cyangwa se mu muryango wawe. Icyo ni icya mbere. Ukuvuga ngo urazigama kujya uzigamira ibihe bibi, ariko tubyita mu Kinyarwanda. Icya kabiri nuko ayo mafaranga aho yavana, niba ari amafaranga baguhemba, umenye ko uwo muntu uguhemba hari igihe ashobora kubwira ngo aka kazi nakoraga ndakaretse. Akabyuka mu gitondo ugeze ku kazi akavuga ati iyi business ntabwo ngiye nshaka gukomeza mutahe. Icyo gihe nahagarika ku kazi urabigenza ute utarizigamiye? Niyo mpamvu rero tuzigamira kugira ngo igihe aho twayakuraga hahagaze dushobore kugira uko tubaho, ariko tugire n'ibyo twikorera. Icyo ukakigira icya kabiri.
icya gatatu mwari muzi ko tubaho mu buzima natwe dufite intego, yego dufite icyo dushaka kuzageraho. yego Ndashaka kuzagura moto, ndumva nshaka kuzubaka inzu, ndumva nshaka kuzabigenza nte. Kugira ngo ushobore kugera kuri icyo kintu ni uko ugira amafaranga ushyira uruhande uyavana kuri ya yandi, noneho icyo gihe cyagera ya mafaranga akazagufasha kugura ya sambu, akazagufasha kugura yanga. Ariko nuvuga ngo ndategereza igihe nzabonera menshi, ni amafaranga menshi abaho, abantu batwumva bose barabizi. Ni ukugira ngo tuzigama rero, twizigamira kugira ngo tuzashobore kwigeza kuri cya kintu dushaka kugeraho. Icyo nasorezaho cya kane, twizigamira amafaranga yacu kugira ngo muri ya myaka ya bukuru utagishobora kuzamuka umusozi, utagishobora kumanuka ikibaya, utagishobora gusunika igare ku musozi, ya mirimo isaba imbaraga, cya gihe utagishobora, noneho ya mafaranga azagufasha. Niyo mpamvu twizigamira muri ejo heza. Niyo mpamvu kugira ngo ya myaka, ni ukuvuga ngo ni ukuba, simvuze ngo abantu bato bonyine aba aribo bizigamira n'abakuru bizigamira, ariko ni ukuvuga ngo yari bavuga ngo buto ikorera bukuru. Ukazigama kugira ngo cya gihe uzaba ufite amafaranga yagufasha akaguteza imbere. Aha rero ndababwira ngo kugira ngo wumve iki bisobanuye, iyo wamaze kumenya izo ngingo zose, kwizigamira biragufasha. Mu minsi yashize twahuye n'abantu b'abashyitsi bacu bari baje baturutse muri Amerika, umudamu n'umugore, ikigo cyitwa The Money Coach. Noneho abakozi bose dukorana turabahuza, aza kuvugana natwe. Yatubajije ikibazo twese kandi nitwe twirirwa tubihugura. Aratubaza ati hagira mumbwire niba hari umuntu ufite iyo bita contingency fund, ni ukuvuga ngo ufite konti ubikaho amafaranga. Twese turazamura. Byari byiza cyane. Asoje avuga ati okay, ati byiza cyane. Ati hagira umuntu umbwira ayo mafaranga wizigamira yagufasha mu gihe kingana iki? Udakora. Nta n'umwe wazamuye. Uwo mubare ntago twari tuwuzi. Kandi mu by'ukuri ukwiriye byibuze kuba wizigamira amafaranga uvuga ngo niba mpagaze mu byo nakoraga hagati y'amezi 3 n'amezi 6, aya mafaranga akwiriye kuba mfasha mu bintu byose bikeneye amafaranga, minerivare, gukodesha inzu, ibintu byose mfite ayo mafaranga. Ibi byose rero ntabwo tubikora. Rero abatwumva nabashishikariza cyangwa babwira ngo kwizigamira niyo nzira yonyine ishobora kugutabara ikakugeza ku ushaka kugeraho, ikakuvana mu bihe bikomeye uramutse waragiye wizigamira muri ayo mafaranga. Hari rero ibintu nka bitatu ushobora kubikora mu buryo bukoroheye. Yego. Amafaranga uhembwa yari yo yose, mbere y'uko utekereza kugira ikindi kintu ukora, banza wowe wihembe. Abongereza baravuga ngo pay yourself first. Banza wowe wihembe. Ni ukuvuga ngo ari amafaranga Placide tubona ntago ari ayacu, sinzi niba mwari mubizi. N'ay'umuntu dukodesha inzu, ni amafaranga twishyura tax, niwe nyirayo. Ni amafaranga tujya mu isoko tukagura ibiryo, uwo niwe nyirayo, uwo ntago ari ayawe. Ayawe rero ni rya 5%, 10%, 15% washyize uruhande ukibikira ukajya gukoresha ayandi, kuko ayandi arahita arangira. Nabagira inama rero batwumva yuko ujye ubanza wihembe, ubwo ni ukwibikira byibuze 10% kuyo wabonye, hanyuma utangire gukoresha andi mafaranga. Ushobora kongera ugakurikizaho kugira icyo ushora, cyo bita investment, pourcentage runaka, noneho ayandi ugatangira kuyakoresha, kuko na bya bindi nabyo turabikeneye. Abana bagomba kujya ku ishuri, ugomba gukora ibikorwa bitandukanye, yego birakenewe, ariko umenye ko ayo mafaranga ukora ibyo ngibyo ntago ari ayawe, wayahaye ba nyirayo, ayawe ni yayandi. Arakoze cyane Jackson. Ngira ngo ibitekerezo bye ni kenshi tubyumva kandi na kenshi tuganira ibintu nk'ibi, ariko ntabwo tuzarekera kuko ni ibintu tuba tugomba kuganira kugira ngo n'abadafite wa muco wo kwizigama cyangwa se kwizigamira bashe kuba bawugira. Wenda ngarutse kuri Christian, hari ibyo Jackson asobanuye, ahereye ku byiza byo kwizigama, anavuga n'uburyo wenda bishobora kuba byakugirira inyungu. Ariko ngarutse kuri cya kibazo nari namubajije, kwizigama biroroshye ku muntu utabashije no kwihaza? Urakoze cyane Bwana Placide. Ibyo uvuga nibyo, kwizigama ku muntu watabashije kwihaza ntabwo byoroshye. Rero mu bukangurambaga dukora mu bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa muri iyi domaine, tubigisha uburyo bwo kwizigamira nanone bihagije. Aho bituruka rero ni ukubanza kubigisha kubungabunga business yabo. Uburyo tubikora ni ubuhe? Ni ukubigisha uburyo bashobora kumanaginga business zabo ku buryo bivamo inyungu.
ibyo bikorwa mu buryo bitandukanye, bishobora gukorwa mu buryo bw'inguzanyo, bushobora gukorwa mu buryo bw'ubukangurambaga cyangwa se kubigisha. Tujya tugira forumu zitandukanye aho duhura n'abakiriya, aho tubahugura tubigisha uburyo bashobora kwiteza imbere bakoresheje serivisi zitandukanye zitangwa n'ibigo by'imari. Zimwe muri ibyo uko nabivuze harimo gutanga inguzanyo. Tugendeye ku inguzanyo hazamo ikintu cy'ubwoba. Ubwoba rero akenshi buturuka he? Buturuka ku mpamvu zitandukanye. Iya mbere ni kubera ko ntabwo bafite inyigo cyangwa se business plan ihamije, cyangwa nawe ubwe yizera, akaba yatinya kujya muri banki cyangwa se mu kigo cy'imari gitanga inguzanyo kuvuga ati mumpe amafaranga ku mushinga. Muri make icyo gitekerezo cyangwa se uwo mushinga ntabwo uba wizeye ko ushobora kuzamwungukira. Urakoze, ni nawo bihera ko nawe ubwe aba arayitinya avuga ati mbijyemo cyangwa mbiretse. So azamo ku kantu kuvuga ko bakoze business inoze. Ni nawe rero nawe urahoro rwacu rwuza, aho tubahugura tubigisha uburyo bashobora gukora ingenamigambi ya business yabo, n'uburyo bashobora gushoramo amafaranga, n'uburyo mu gihe badafite igishoro banki ishobora kubafasha kubona igishoro. Rero ngarutse ku cyo navuze kare, harimo uretse no kuvuga ati business, harimo n'ubwoba kuvuga ati reka ngane banki y'imiguzanyo mbashe gukora business izavamo inyungu, mbashe kwihaza, mbashe no kwizigamira. Hariya rero n'ibigo by'imari nka ASA natwe tuzamo rero tukoramo uruhare. Aho uruhare rwacu rero n'uruhe? Hari inguzanyo dutanga, n'urugero na yongo urugero ruri rufatika. Nkatwe inguzanyo abakiriya bacu duha inguzanyo abenshi bari mu matsinda. Impamvu rero bari mu matsinda rero ni iyihe? Impamvu bari mu matsinda ni kujya itsinda ni nk'ihuriro aho bahurira bungurana ibitekerezo no kurebera icyo mugenzi wawe yakoze cyiza. Amatsinda yacu byibuze itsinda ryacu rimwe riba rifite abantu bari hagati ya 5, abanyamuryango 5 no kuzamura. Bakaba bagomba guhura byibuze rimwe mu cyumweru, bahura n'umukozi wasa n'abanyamuryango w'iryo tsinda. Iryo tsinda tubyoroshye mu mvugo ni koperative, ni itsinda ishobora kuba itsinda, ishobora kuba ari koperative cyangwa abantu, ishobora kuba n'inshuti cyangwa abantu bahuriye ku kintu kimwe bakora. Mushobora kuba muri abacuruzi, bati Placide, Jackson na Christian, twese turi abacuruzi, reka twishire hamwe dukora itsinda ryacu. N'ikimina nacyo kirimo, n'ikimina nacyo kirimo. Rero iyo tsinda rero nicyo bita mu Cyongereza ni group discipline, kugira ngo duhure umukozi wasaza kubahugura, kubigisha uburyo mugomba kumanaginga business yanyu kuryivamo inyungu, kubigisha kwizigamira, kubigisha no kubabwira produit nshyashya zaje mushobora kubafasha, no kubagira inama no kumva imbogamizi mufite n'uburyo ikigo gishobora kubafasha. Akaba ariho n'umwanya uboneyeho ku bantu bamaze gufata inguzanyo, umwanya waboneyeho nanone iyo bamwe kuri bamwe kubasha kwishyura inguzanyo zabo. Rero icyo bidufasha ni iki rero? Uva Placide turi mu itsinda rimwe, nkaba mbona mfite imbogamizi muri business yanjye, nkaba mbona wowe business yawe kugenda neza, bikubasha kwihaza nko babivuze, aricyo mwigiraho, cyangwa se hari ibyo ushobora kukubwira imbogamizi nahuye nabyo. Rero ayo matsinda yacu twagiye tubona atanga umusaruro mwiza, aho abaturage bashobora kwigira kuri bagenzi babo, ariko nanone ikaba ari n'umwanya yo kubona ubujyanama buturutse ku bakozi bakora mu bigo by'imari biciriritse. Hanyuma Jackson, Christian asimbuka ajya ku bijyanye n'ikintu abantu benshi bakunze kuvuga kirebana no gufata inguzanyo cyane cyane mu bigo by'imari, aho usanga bamwe hari n'abazifata bagahomba, byo nagari ibanga, ariko ntabwo twakwirengagiza ko ari n'umubare munini w'abazifata bakiteza imbere. Ikirebana no kujya muri banki cyangwa se mu bigo by'imari nk'ibi turi kuganiraho, gufata inguzanyo, nicyo wabwira abadukurikiye mu bijyanye no kubatinyura yuko umuntu ufashe inguzanyo ahubwo iba igomba kumuteza imbere kurusha uko yamuhombye? Murakoze. Ndongera nsubire kuri ka kantu ka discipline, kuko ubuzima bwacu bwose icyo waba urimo cyose ni discipline. Yego. Ubundi gufata inguzanyo mu kigo cy'imari, reka nihereho urugero. Ngiye kuva natangira gukorera amafaranga, sindabaho nafite inguzanyo ya banki, nabo dukorana barabizi. Kuko
buriya ibintu byose bituruka uburyo wowe wumva witeguye gukora icyo ushaka gukora. Nawe utekereze, abantu baraje b'abahanga bashyiraho gahunda yo guhuriza hamwe amafaranga kugira ngo bagufashe wowe kwiteza imbere. Baraguhugura, barakwereka uko ibintu bigenda, imishinga irahari, ariko nawe ufite intego, ufite icyo ushaka kugeraho. Wowe warangiza ukavuga uti aya mafaranga sindi bujye kuyafata. Icyo gihe haba hariho ikintu cy'ikibazo. Aha rero hari akantu yavuze Christian, mwahuze n'iki, yavuze ngo kwizigamira wihagije. Sinzi niba ako kantu wakumvishije. Nakumvise. Ni akantu gakomeye cyane. Nuvuga ngo ikintu cya mbere y'uko ujya gufata inguzanyo nubwo ari nziza, mbere y'uko ujya kwizigama nubwo ari byiza, mbere y'uko ukora ibintu ibyo byose ugomba kubanza ukimenya. Yego. Mbere na mbere ugomba kubanza ukimenya, ukamenya ukavuga uti ubundi jyewe ni ndindi, amafaranga mbona nangahe, imibereho mbayeho niyo yanjye, cyangwa ndi Jackson ariko mbayeho nka Christian. Ibyo ukabanza ukabimenya neza, niho aho ngaho uri bwizigamire ariko wihagije, kuko ibyo ukoresha biraguhagije. Bijyanye rero no kujya gufata inguzanyo, ubundi impamvu ikigo cy'imari gihari, impamvu nk'ebyiri zikomeye, ni ugufasha abanyarwanda cyangwa abantu kwizigamira amafaranga yabo, akayabika kugira ngo agire umutekano, cyangwa akayashyirayo kugira ngo ayunguke. Wabyumvishe Christian yabivuga. Impamvu ya kabiri ikomeye ni ukugira ngo noneho ujye kuguriza ayo mafaranga witeze imbere. Ushobora kujya muri banki bakaguha miliyoni, kandi iyo miliyoni kugira ngo uzayegeranye byagusabaga umwaka, amezi 12, ariko bakayaguha umunsi umwe. Icyo uba ukeneye kumenya rero cyoroshye ni ikihe? Ugomba kubanza ukamenya ngo nyimara gufata ayo mafaranga muri banki iyo yahise yunguka, ngira ngo Christian turabyemeranya aho ngaho Cyane. Ukimara gusinya kontra bakayashyira kuri konti yawe, bo batangiye kubara inyungu uko bazunguka. Ukimara kuyabona rero ugomba kumenya nawe uko ugenda ukayakoresha akakungukira, banki ukayisubiza yayo, nawe ugakuramo ibyo igomba kugira ute, ugomba gukuramo. Icyo nicyo kintu mbere na mbere ugomba gutekerezaho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ugomba kumenya agaciro k'amafaranga washoye uyu munsi uyagereranyije n'agaciro k'amafaranga uzashora nyuma y'amezi 12 igihe uzaba wegeranyije ayawe. Suramo ku kantu ntago mwumvise neza. Ukimara gufata inguzanyo muri banki, Yego. ugomba kumenya ngo aya mafaranga bamaye uyu munsi, jyewe nashoboraga kuzayabona mu mezi 12. Ninyashora uyu munsi, undi agategereza amezi 12, abo bantu babiri barahuye? Ntago bahuye. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ko ugiye gutangira gukoresha, kubyaza amafaranga yawe, kuyabyaza inyungu mbere y'uko ubona yayandi yawe. Icyo gihe cyaza kugeraho akaba wa wundi akazasanga ahubwo uri mu nshuro ya kabiri iyo yandi agiye gutangira gushora. Dushishikariza abantu rero kujya muri banki, kubera ko bigufasha gutangira gukora umushinga wawe hakiri kare, ugereranyije n'igihe utegereza ko amafaranga yawe azabera menshi. Ikindi nashaka kugira ngo mvuge ni uko buriya umuntu ukorana na banki n'umuntu udakorana na banki ntabwo bafite ubumenyi bungana mu bijyanye n'amafaranga. Ubisobanura gute? Umuntu ukorana na banki n'umuntu udakorana na banki, iyo bigeze ku bumenyi bwo gukoresha amafaranga baratandukanye. Nibyo? Yego, baratandukanye. Batandukanye gute? Uko njyewe naba narize cyangwa narize, ngenda mura n'umucungamutungo, mura n'umukontabure, n'ushinzwe inguzanyo, nsinya amasezerano, nishyura, nzi ko ngomba kwishyura amafaranga y'abandi, ubushobozi bwanjye mu kugerageza gucunga amafaranga yanjye butandukanye na wa wundi utegereza igihe azabonera ye kugira ngo ajye gushora umushinga. Niyo mpamvu twebwe tuvuga ngo umuntu ukorana n'ikigo cy'imari akagera ku rwego afata inguzanyo aba afite ubumenyi buhambaye ku bijyanye no gukoresha amafaranga. Ikindi abatwumva bagomba kumenya, ushoboye gukora ubushakashatsi bworoshye akamenya ngo ni abantu bangahe ku ijana bakira ku isi cyangwa mu Rwanda bakoresha amafaranga yabo bwite. Agera ku rwego rwo gufata amafaranga ya banki, akagera no ku rwego noneho bihuza bakayafata abakire benshi kugira ngo babone amafaranga. Nagira ngo rero abatwumva bumve ko kujya muri banki gufata inguzanyo ntabwo ari ikibazo,
ahubwo ikibazo ni uwafashe iyo nguzanyo atafite discipline cyangwa se discipline mu kinyarwanda adashobora nubwo ari ijambo rikomoka mu ndimi z'amahanga ariko discipline yenda abatumva barakumva ni ukuvuga ngo ugomba gufata ayo mafaranga ariko ukumva kubyita kwitwararika ikinyabupfura muri uwo mujyi kwitwararika akadukoresha kwitwararika ugomba kuyafata witeguye kwitwararika icya mbere banki yamaze kunguka yo irimo irabara inyungu icya kabiri amafaranga ujyanye n'ay'abandi kuko yawe ntabwo aragira miliyoni ushaka utwaye abandi rero ugomba kuyagarura icya gatatu ni uko ugomba kwishyura amafaranga ya banki nawe ukunguka kugira ngo urusheho kwiteza imbere ibyo bintu ukabimenya hakiri kare ikindi ugomba kubihuza na kwa kwitwararika twari twavuze ko kumva ko niba ufashe amafaranga ya banki nibwo ukwiriye kwitwararika cyane kurusha n'igihe utari ufite amafaranga kuko ugomba niba ushaka gutembera niba ushaka kugira ibyo ukora ukwiriye kubikora ari uko wamaze kwishyura amafaranga ya banki ukareba ayo wakuyemo ibyo rero icyo dushishikariza icyo dusaba ni uko funguza konte gira ubushuti n'ikigo cy'imari ubitse ubikuze tangira ufata make ugenda uzamuka hanyuma igihe kizagere noneho uzi ko wowe uzakora ugatezwa imbere na banki ariko Placide wari uzi ko hari abantu bo imbaraga bafite ari ukwizigamira nizo mbaraga afite we ayabika muri banki akizigamira undi imbaraga afite ni izo gukoresha yawe wabitse muri banki yego arizigamira ariko akaza agafata yawe agafata ya Christian we akajya kwiteza imbere so rero gufata inguzanyo ntabwo ari icyaha si n'ikibazo ahubwo uko wakoresheje iyo nguzanyo kugira ngo uyibyaze umusaruro niho abantu bakwiriye kwitondera kandi nizo nshingano zacu nizo nshingano za Christian nk'uyobora ikigo cy'imari ko umuntu agira ubumenyi tukamubwira hakiri kare yuko nubwo ujyanye amafaranga ugomba kuyakoresha iki wagomba kuyakoresha kubera ko n'ubundi uzayishyura hari abantu batwumva yumva ko akimara gufata amafaranga ya banki ari bubanza akishyura ya myenda yari aho ngaho hafi yose ikabanza ikarangira yamara kurangira akabona gutangira gukora umushinga wibuke ko bizagorana kuko wakoze business plan cyangwa wakoze umushinga ayo mafaranga mu mushinga wakoze mu by'ukuri ayo mafaranga yari yanditsemo ntabwo yari yanditsemo ugiye kuyakoresha kandi atari muri uwo mushinga wakoze icyo gihe niho hazira ibibazo ugasanga hajemo ibintu bigoranye cyane urakoze cyane Jackson ngira ngo Christian Jackson bisobanuye mu buryo bwe ariko nawe turifuza kugira icyo ubwira kuri aba bantu by'umwihariko batinya kuza gufata inguzanyo ariko kandi tunababwira n'uburyo nubwo banazifata babasha no kuzibyaza umusaruro kurusha uko yabahombera nk'uko Jackson yabikomojeho inama mubagira ni iyihe cyangwa se twabagira cyane cyane abadukurikiye urakoze cyane bwana Placide nunganira byo bwana Jackson yavuze ngaruka n'inyuma n'ibyo nakomeje kuvuga kare ubundi ubwoba bwo gufata inguzanyo buturuka ahantu hatandukanye ubwa mbere nko nabivuze kutagira umushinga unoze aho rwiyemezamirimo nawe ubwe cyangwa nyiri bizinesi nawe wumva afite ubwoba cyangwa ntabwo afite icyizere ku mushinga agiye kuzana kuri banki icya kabiri ni ukutamenya akamaro k'inguzanyo kuvuga ati ngiye muri banki ngiye gufata inguzanyo kuko Jackson yanyunganira tujya tugira amaka nk'ayo ngayo umukiriya aza muri banki ariko atazi uburyo yakoresha inguzanyo ubumenyi bw'inguzanyo ese inguzanyo ni ubwoko n'ubw'inguzanyo hariya rero nubwo niwe uruhare rwacu ruza nk'ikigo cy'imari aho duhugura abakiriya bacu tubanza kubafasha kunoza imishinga yabo bakaba bafite imishinga inoze icya kabiri tukabahugura mu kamaro k'inguzanyo icya gatatu kubahugura kumenya uburyo inguzanyo zishyurwa mu gihe kingana iki no kumenya gutandukanya bizinesi zabo n'ubuzima bwabo busanzwe kuko ni nabo bigorana cyane wenda Jackson yanyunganira usanga abantu ntabwo bamenya kuvuga ati ari amafaranga yo kubaho aya mafaranga ya bizinesi nayo ngaya amafaranga ya banki naye bigarutse ku byo navuze kare hari uburyo bushya umwihariko wacu muri yasa tugira yo gutanga inguzanyo tuyatanze mu matsinda cyangwa mu makoperative nk'uko babivuze impamvu twabikoze ni iyi rero rero iyo muri hamwe n'abantu bafite bizinesi zitandukanye buri umwe afite ubumenyi butandukanye ari ukuntu mwungurana ibitekerezo asa rero uruhare rwayo ni uruhe
ayo matsinda ko nabivuze byibuze agomba guhura rimwe mu cyumweru. Iyo muhuye tuba dufite inshingano yo kubabwira, yo kureba business yanyu ukuntu igenda, n'uwo mwanya muba mufite wo kutubwira imbogamizi muhura nazo, n'uwo mwanya tuba dufite wo kubagirira inama yo kureba imishinga yanyu mufite n'imishinga mishya. Nagira ngo mbwire Bwana Placide yuko dufite ubuhamya bwiza cyane bw'abakiriya bagiye bahera ku mafaranga make, agahera kuri 300,000, uyu munsi akaba yafata 5,000,000 kugeza no kuri 10,000,000 bagenda bazamuka mu ntera. Impamvu twabikoze rero ni iyi rero, ni kugira ngo abo ngabo baba barafashe inguzanyo bakishyura neza bakagenda bazamuka yego ku cyizere. Impamvu rero twashyizeho ubu buryo ni kugira ngo tubashe gukurikira umushinga wawe kugira nawe tugenda tujyana n'umukiriya tureba ukuntu agenda yiteza imbere, tumuzamurira ubushobozi mu buryo bw'inguzanyo. Nawe ubwawe icyo twabashije kubona nuko iyo umukiriya yabashije gufata inguzanyo akayishyura neza, ya nguzanyo ikamubyazamo inyungu, ikabyaramo inyungu kurusha kuba imbogamizi cyangwa se umutwaro. Akenshi twagiye tubona umukiriya confidence igaruka cyangwa se batinyuka gufata inguzanyo. Aba benshi rero batinya rero ni ubwoba bwo kunavuga ubwoba bwo gutsindwa cyangwa se gutinyuka kubatika nkora intambwe ya mbere. Rero nshishikariza abanyarwanda rero gutinyuka bakabagira icyizere ku bigo by'imari. Ni urwo uruhare rwacu rero runini kugira ngo tubahugure. Abantu benshi bazi ko ibigo by'imari ni gutanga inguzanyo gusa, buriya ko dukora n'ubukangurambaga no guhugura abakiriya bacu. Nk'uko nabivuze rero nsoza, twagiye tubona ubuhamya bwiza cyane y'abantu twagiye duha inguzanyo bagatangira ku mushinga mutoya. Nabwo urugero bumwe mu bakiriya bacu twagiye tugira watangiye arangura imyenda ku gasoko hano mu Rwanda, ava hano mu Rwanda ajya muri Kenya. Tuvugana n'umuntu urangura imyenda abivanye muri China, agiye azamuka ku mafaranga make guhera ku 300,000 akaba ageze kuri 5,000,000. Umwihariko rero n'ubu ikindi kintu gishimishije ko bishoboka abandi bafite ubucuruzi buto cyane, birashoboka ko bashobora kuzaba nini. Ikindi kintu gishimishije ni iki rero, nuko abenshi mu bantu cyane cyane ngende kuri Asa, umwihariko wacu n'uwuhe nuko abenshi mu bantu batuganye cyangwa abo twagiye tugana n'abagore. Ubu tuvugana 80% y'abakiriya bacu n'abagore, ari ikintu gishimishije cyane. Kare nahoze mbona Scope akomeje kuvuga wabo byagaragaye ko imibare yakiri abagabo bari hejuru, abajene bari hasi, abakuru bari hejuru. Rero umwihariko wacu rero nuko twagiye twibanda ku mugore, ako n'abagabo nago bahezwe, ariko ni kugira ngo habe balance yo kubasha kuzuzanya n'umushingano. Umugore akaba yagira n'uruhare nawe mu rugo wo guteza imbere umuryango ariko n'igihugu. Twagiye tubona témoignage y'abagore mbabare kubivuga, usanga rero abana umuryango wenyine bitewe n'impamvu runaka, wenda umugabo ntagihari cyangwa umutwaro w'urugo, ariko akabasha gukora umushinga, agahembwa inguzanyo, agatangira business ye, akarera abana bikiga bakarangiza, bamwe bakaba docteur, bakaba n'abantu bazima bitewe ku nguzanyo n'ubujyanama bagiye babona na ya discipline Bwana Jackson yakomeje kuvuga kare. Murakoze cyane. Jackson, iminota iri kugenda dusiga, ariko ndagira ngo uvuge ku bintu bibiri by'ingenzi. Ubundi ibigo bito, ibyo twita ibigo by'imari bito n'ibiciriritse, ndetse n'amabanki menshi mu Rwanda, harimo amwe yabashije kugendana n'ikoranabuhanga, ariko hari abandi usanga bakiri inyuma, cyane cyane mu bijyanye no kuba bahabwa izo serivisi z'imari, gufata amafaranga, kuyishyura. Urabona ko n'u Rwanda ruri kugenda rwinjiza ikoranabuhanga muri serivisi z'imari ku buryo bukomeye, ariko wenda tugarutse nko kuri ibigo byanyu bito n'ibiciriritse, ubona ikoranabuhanga riri kugira uruhare cyangwa se muri kuryinjizamo gute ku buryo byanagera n'igihe, kuko bisigaye byoroshye ukanda akanyenyeri ukabona inguzanyo bitasabye kujyana ibipapuro umuba wikoreye ngo ugiye kuri gishe utegereje umurongo, uri kwica igihe cyawe, ndetse kandi n'umuntu uri kwanariza izo nyandiko zawe akaba yanazana amarangamutima. Ikoranabuhanga muritekerezaho iki? Urakoze. Ngira ngo niba wabonye iriya Finiscope survey ya 2020 ndetse n'ingi iheruka, hari ahantu warebaga imibare igenda igabanuka hamwe, yenda nko mu bigo by'imari
ukibaza yenda imibare Gute turase ku ntego dusigaje ukoresha umunota umwe n'igice. Ni ukuvuga ngo ikoranabuhanga mu myaka ine ishize ryagiye rigaragaza ko rizamura cyane serivisi z'imari, kuko nko muri ikoranabuhanga zo telekozi cyangwa se ibigo by'itumanaho nko muri 2020 byari bihagaze kuri 71, ariko iyiheruka wabonye ko biri kuri 91. Ni ukuvuga ngo abantu bakoresha serivisi z'imari binyuze muri ya bigo by'itumanaho byarazamutse cyane. Kubera iki? Kubera ikoranabuhanga. Akanyenyeri uzitwa za mokashi. Naha rero gahunda dufite cyangwa se gahunda ihari mwese mwayumvaga murayizi, nka muri microfinance cyangwa se mu bigo by'imari iciriritse nta kigo cy'imari na kimwe kidakoresha ikoranabuhanga ubu ngubu. Ubwo ni ukuvuga imirenge sako asa yabivuga bose ni ikoranabuhanga. Aho rero niho hari hahandi uvuga ngo none sakuri mu cyaro nayo mirenge sakuri mu cyaro umunyamuryango wayo ashobora gukanda akanyenyeri akamenya amafaranga afite kuri konti. Yego. Ashobora gukanda akanyenyeri amafaranga akayasunika kuri konti ye, ashobora kuyakurura. Twihuta rero icyo nasorezaho nuko noneho tubizi neza kugira ngo umunyarwanda wese ashobore gukoresha serivisi z'imari ikoranabuhanga rizabikora. Ubu ngubu twatangije gahunda yitwa shared agency banking. Ni ukuvuga ngo agency banking baba agent wabonaga bari hirya no hino ariko bafite n'amabanki gusa. Ubu ngubu natwe microfinance yose tugiye kushyiraho agency banking, aho umukiriya wese w'ikigo cy'imari aho aherereye nasa arabizi twarabibabwiye, aho waba uherereye hose ushobora kubona serivisi z'imari, ukabikuza amafaranga, ukabitsa, ariko ku mu agent ukayakurura ukayohereza bidasabye ko ubanza kugenda urugendo rurerure. Bizere ko no mu byaro hose mu byaro hose hirya no hino. Arakoze cyane Jackson Kwikiriza, uyu ni umuyobozi w'ihuriro ry'ibigo by'imari bito n'ibiciriritse hano mu Rwanda Amir. Turabashimiye cyane bwana Jackson. Murakoze cyane Placide. Turashimira cyane kandi bwana Christian Salif, uyu ni umuyobozi w'ikigo cy'imari cyitwa Asa International Rwanda. Turabashimiye bwana Salif kwitabira. Turabashimiye cyane bwana Placide. Yego, n'abari badukurikiye mwese reka tubashimiye cyane, ariko ikiganiro izingiro ry'ubukungu kigiye kwimukira mu bindi bice by'umwihariko nk'uko bisanzwe. Muraza gukurikira ubutumwa bw'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro, twumve ubutumwa buteguriye uyu munsi. Ariko kandi imbere yaho reka tubanze duhe ikaze umunyamakuru wacu Ange Gaga Amahoro ari kumwe na mugenzi we Benjamin, hanyuma twumve icyo baduteguriye muri birebana n'udushya mu bukungu ndetse n'uruhare rw'ikoranabuhanga mu birebana n'ubukungu. Mu gihe byiza na gutaha. Ry'ubukungu mu gace kacu, udushya mu bukungu aho tuvuga ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu muri rusange. Ushobora kwibaza ngo uyu munsi rero tugiye kuvuga ku biki. Uyu munsi twasuye kampani yitwa Net People, bakaba bagiye kudusobanurira ibyo bakora. Ntabwo rero ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuyobozi mukuru wa Net People, akaba agiye kudusobanurira icyo iyi Net People ikora, uburyo ifasha abanyarwanda muri rusange guteza imbere ubuzima bwabo bwite ndetse n'ubuzima rusange. Ntimujye kure, katumuhe ikaze Frederic Muhire kuba yaje mu kiganiro. Ikaze mu kiganiro, ariko reka nkubaze mbonereho Net People ni iki, isobanuye iki, kuki wahisemo kuyita Net People, ikora ibiki? Murakoze cyane. Net People ni software company twakoze ikoranabuhanga bifasha abakoresha cyangwa se abakora ibijyanye no kumanaginga abakozi kugira ngo byihutishe ibyo bakora cyangwa se byihutisha akazi kabo. Net People tujya kuyikora twayikoze dushingiye ku bibazo natwe twari dufite, aho wasanga dufite nk'abakiriya bashaka ko tubaha serivisi za HR, ariko ugasanga uburyo babikora ni uburyo bwa gakondo bwa kera. Kuvuga ngo nk'urugero ntanze urugero ku mukiriya twari dufite, yari afite abakozi barenze 100. Noneho abo bakozi hari igitabo cya registre, mu gitondo baza bakiyandikamo, bagashyiramo amazina yabo, amarangamuntu, telefone, bagashyiramo igihe baziye, amasaha. Noneho ubwo buri munsi iminsi 30. Ubwo igihe cyo kubahemba wasangaga ari mu kindi cyumweru, bitewe n'uko twagombaga gufata izo data tujya kuzishyira muri Excel kuko ziri mu gitabo. Tugomba gufata icyo gitabo noneho tukandukura izo data muri Excel kugira ngo tworohe gukora imibare. Noneho wamara kwandika iyo mibare muri Excel, ubu ukajya gushyiramo formule zo kugira ngo urebe noneho ese yakoze iminsi ingahe, ni iminsi ingahe wenda yakoze overtime. So noneho byanarangira uraza kujya kubara imisoro ku mishahara.
ushingiye ku minsi yakoze n'amafaranga ahembwa, ubwo hari ayo mukata kuko hari iminsi utakoze, ariko noneho andi asigaye ugomba kujya kuhashakaho imisoro ku mishahara. Ubwo nurangiza nuva aho ngaho urajya kuzuza na annexure za Rwanda Revenue kugira ngo umudekararire ya misoro ku mishahara. Nibirangira urakora na raporo liste y'abo bakozi ujyane kuri banki kugira ngo banki yishyure abo bakozi, kuko abakozi banahembwa ku makonti atandukanye. Ubwo wasangaga bifata hafi icyumweru kubitegura kugira ngo nyine byose bibe birangiye. Dusanzwe tuzi na ziriya zisanzwe za fingerprint, mwebwe itandukaniro mufite ni irihe? Mu masegonda atatu gusa izo data za attendance ziba zamaze kugera muri dashboard, ubwo yandi y'umu HR hamwe ahita abona ngo ni bangahe bari kuri ofisi. Ariko uyu munsi boss cyangwa se HR person aho yaba ari hose, yaba ari mu nama, yaba afite urugendo ruri hanze y'igihugu cyangwa se ari kuri ofisi, with Net People ashobora kubona za details, ashobora kubona izo attendance, ashobora kubona abasabye impushya zo gukererwa, abasabye uruhushya rwo kuba batari buze mu kazi. Amakuru nk'ayo yose nyine asigaye ari online na kuri dashboard. Igiye gufasha iki rero umuntu urimo kutureba kano kanya, umuntu ufite business, umuntu ufite abakozi runaka, bigiye kumufasha iki? Wasangaga payroll ifata icyumweru mu kuyikora. Uyu munsi nimba ukwezi kurangiye ku tariki 30, ubwo ni nawo munsi wa payroll. Umukozi abona report ndetse n'umukoresha akabona report, ku buryo umukozi abazi ngo kuno kwezi nzabona aya ngaya, umukoresha n'abazi ngo kuno kwezi nzahemba aya ngaya. That's it. Ikindi byihutishije imihembere, government bizayifasha kuri covering za non-recoverable taxes, navugaga za withholding tax, kuko ntabwo byoroheye government kujya kumonitoringa cyangwa se gutrackinga bari abantu bari kubakisha, bari abantu bari guhingisha imirima. Biragoye kugira ngo umuntu ubwire ati zana liste abantu bahinze hano hantu. Reka mbashimire ko mwitabiriye kino kiganiro. Reka tubashimire mwese mwabanye natwe kuva ikiganiro gitangira kugeza kano kanya. Nitwa Ange Gaga Amahoro. Ikiganiro n'izingiro ry'ubukungu mu gace kacu udushya mu bukungu. Reka tuzasubira ubutaha, mugire umugoroba mwiza.